mu bintu bituma ntajyangwa ngo mve ku Mana mu ntambara zose nahuye nazo, iyo ntekereje ko Imana yacu idateze gupfa, idateze gusaza, idateze kunanirwa, idateze gucika intege, idateze kunyanga, idateze gusaza, idateze gufungwa, idateze gusufura, idateze kumanika amaboko, ngewe Imana nayigiriye icyizere cya burundu. Imana irareba kandi Imana irahari. Girira Imana icyizere, wiyitakariza icyizere. Kandi reka nkubwire, gutakariza Imana icyizere ntabwo ari Imana ihomba, ahubwo ni wowe uzahomba. Imana ntiteze kubura abayisenga, ntiteze kubura abayisingiza, ntiteze kuyibura abayibanira. Ntabwo Imana izabura abayubararira n'abayubaha, ntabwo Imana izabura abayizaho. Ntabwo bishoboka. Burya abantu bagwa ari babiri hakabyuka batanu. Umunsi naburaga irindi mvuga, haleluya, nibwo Imana ya Isiraheli yantabaye. Imana imaze kubona ko nta jambo mfite ryo kuvuga, nari nsigaranye isengesho, ndagushimye Mana ko ngiye kuryama undinde, na ndagushimye Mana ko nabyutse undinde. Ibyo kuvuga ngo ndasaba Imana nabishyize ku ruhande, naravuze ngo amagambo yose yo gusaba narayavuze, ntayo nsigaranye. Urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto, cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere, neza iruhande rwa Equity Bank, aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abakunzi ba Mama Sharirene, mwebwe mu nkurikirana mugakurikirana ibiganiro bitandukanye. Turabashimiye kandi turabashuje, nizere ko mumeze neza. Ni kuri Mama Sharirene rero nkuko mubimenyereye kandi nkuko muri kubibona. Ese mwambonye ukuntu nambaye icyangwe, mwabonye ukuntu nambaye ikanzu nziza? Kameramani ari hehe? Kameramani ndashaka ko abereka urukweto. Ubu nyine Alpha Boutique ni inyambika, narabibabwiye, mwabibonye. Inkweto wambara ukirirwa umunsi wose zitakuriye. Mureke mbabwire, hano nahaguze urukweto nkitangira kuhagurira kuko nyine na rukweto rusobanutse. Hanyuma nkaziriranwa nkavuga nireka nitwaze kamambiri ziri bundye. N'urukweto wirirwa uhagaze ukambara mu kazi ntirukurye. N'urukweto rwiza, n'urukweto ruryoshye, n'urukweto rusa neza, ruba mva kuruhanagura ntago bigoye. Ni inkweto ngiye maze igihe kinini arizo nambara. Hanyuma rero hari ukuntu mujya mumenyera ngo mba nagiye kwamamaza gusa ntago mbahahira, barakubeshye. Ngewe Alpha Boutique ndi umukiriya wayo kuva kera. Imyenda naguze kera, inkweto naguze, amashakoshi na n'iyi saha, urukweto rwose nambara n'imyenda nambara niyo muri Alpha. Ntabwo ari ukubamamariza gusa. Sinshobora kuza kuvuga ngo ibintu ni byiza kandi ari bibi, ntabwo iryo kosa rwose narikora. Ubwo rero mwabibonye amasaha meza. Kamerama isaha bari kuyibona neza? Bafite amasaha meza, bafite imyenda. Urabona ubushize mwabonye imyenda nagiye nkorana ikiganiro, murabona n'iki cyangwe. Aba bantu nibo batumye nitwa Mama Cyangwe, kubera icyangwe baba banshyizeho. Abibonye, haba imyenda igera ku birenge, habaho imigufi, buri wese nibyo ashaka kwambara. Hanyuma kandi murabizi neza ko mbafitiye apartment, Mama Sharirene apartment. Ibyo byose mwari mubizi. Mfite kampani, kugura no kugurisha ibibanza, kugura no kugurisha imodoka. Waba ufite business cyangwa ufite imitungo mu gihugu cy'u Rwanda turabigucungira. Ubwo ibyo byose nabwe ngo nzakora ikiganiro cyabyo mbibasobanurire neza. Ariko akazi karatangiye. Nimba ufite business ushaka ko tugucungira, nimba hari ibikorwa ushaka gukora mu Rwanda, nakubera manager Mama Kazi ni Kazi, nagufasha kandi ibintu byawe bikajya mu biganza byera bitirabura. Hanyuma rero Imana nibaho umugisha, narindi kubarangira ahantu mwagenda mukura ibintu bitandukanye. Imana nibaho umugisha. Aka kanya ndashaka ko tuganira iki?
aka kanya ndashaka ko tuganira amagambo meza, amagambo y'ingenzi, nje kwibutsa abakristo kugirira Imana icyizere. Imana ihabwa icyubahiro. Message shaka gutambutsa ku bantu bakurikiranye Mama Sharirene bari kwisi ahantu hatandukanye, ndashaka kukubwira ngo wongere ugirire isumba byose icyizere. Impamvu nkubwiye ngo ugirire Imana icyizere, ndabizi neza ko wayitakarije icyizere. Mureke mbabwire, Abisiraheli bigeze batakariza Imana icyizere. Batakaza icyizere bageze imbere y'inyanja, bamaze kubona ubugari n'ubunini bw'inyanja, bamaze gukebuka ukuntu iburyo n'ibumoso ari imisozi, bamaze kureba ukuntu ingabo za Farawo ziri kubotsa igitutu, bamaze gutekereza n'ukuntu bahakoreraga uburetwa, barangije baravuga ngo Imana kuki yatuzanye gupfira ahangaha? Kuki tutagumye mu Egiputa nta mva zibayo? Bari bamaze gutakariza Imana icyizere. Ariko nimureke mbabwire, gutakariza Imana icyizere ni nkaho ubuvuze ngo Imana ntago ikibaho. Kandi nimureke mbabwire, hari ikintu twibagirwa tukanakirengagiza. Twirengagiza ko iyo twizeye idapfa, tukirengagiza ko iyo tuziranye idasaza, tukirengagiza ko Imana yacu itananirwa, twirengagiza ko Imana yacu itajya icika intege. Nta n'umuntu ujya uduteranya kuri yo ngo atwange. Ni Imana iduhoranira imbabazi n'urukundo, ni Imana imenya ndetse ikareba ibi tubaho buri munsi. Nje kukubwira ngo ni ukuri, mpagaze mu cyimbo cy'Uwiteka mu minota mikeya, mbwira abankurikiranye ngo abatakarije Imana icyizere mwongere mugirire Imana icyizere. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Ngo bamaze gutakariza Imana icyizere, baritotomba baravuga ngo yadukuye mu Egiputa reka tugapfirayo, nuko babonaga mu nyanja nta nzira iri buhaboneke. Aha hantu nkunda kuhatanga urugero kuko nibwo buzima bwakoreye mereye Abisiraheli bava mu Egiputa, ariko nanone niho hantu baboneye imbaraga zo gukomera kw'Imana yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Nje kubabwira ngo nimwongere mugirire Imana icyizere. Mureke mbabwire, Imana niyo kwizerwa no kwiringirwa, ihabwa icyubahiro. Erega ukwiye gufata Imana ukayitandukanya n'abo muvukana, ukayitandukanya n'abo muziranye. Dukwiye kugirira Imana icyizere cya burundu, kuko Imana yacu ntipfa ngo igire gute, ntipfa ngo bayishyingure tuyibure twinjire mu bihombo by'uko twayitakaje. Twagiye dutakaza abantu mu buzima bwacu, bari abantu b'ingenzi. Hari umuntu natakaje nkiri mutoya, yambwiraga amagambo meza ngakomera. Yajyaga ambwira ngo humura, ngo uziga primaire, uziga segonderi, uziga na kaminuza kandi nzabikwishyurira. Amaze kumbwira ayo magambo yarapfuye, apfa mu buryo tutari tuzi ko yapfa akava muri iyi si. Yaragiye, kandi ko kamaze kugenda nanjye naguye muri manka, kuko nahise njya kuba umuyaya. Nahise njya kuba umuyaya kuko namutakaje. Hari n'ibibazo najyaga mpura nabyo mu buzima, nkavuga intukuntu yari ifu yaza kuba kiriho. Ariko nje kukubwira uyu Yesu, haleluya. Yesu yagiye mu cyimbo cyabo twabuze bari badufitiye umumaro. Abaducitseho, abatwanze ntacyo tubatwaye, abagiye mu nzu z'imbohe, ababaye abacitse amaguru yose bakaba batakigize icyo batumarira, abatwijeje ibitangaza tukabahomba, abaduharaye bakaduhararukwa, abadukunze bakatwanga, abatwishimiraga bakaba basigaye barakara ku bwacu. Abo bantu bose nje kukubwira ngo Yesu yagiye mu cyimbo. Yesu ntago ameze nk'abantu. Ntago Yesu ashobora kugufata ngo akwijishure akujugunye, kereka ari wowe uvuye mu mujishi. Hari n'abantu bajya bava mu mujishi, Yesu akongera kubatoragura akabaheka akongera akajisha. Girira Imana icyizere mu bintu bituma ntajyangwa ngo mve ku Mana mu ntambara zose nahuye nazo. Iyo ntekereje ko Imana yacu
idateze gupfa, idateze gusaza, idateze kunanirwa, idateze gucika intege, idateze kunyanga, idateze gusaza, idateze gufungwa, idateze gusufura, idateze kumanika amaboko. Ngewe Imana nayigiriye icyizere cya burundu, kuko nyura mu majoro ntajya kubona nkabona igitondo kiraje, nkanyura mu mavunane Yesu akaza akankanda, nyura mu bukene ntajya kubona nkabona mu kanya gato nongeye nabaye umubosi, nyura mu nzira zitane najya kubona nkabona ifashe ukuboko inkuye mu nzitane ikantambagiza mu mihanda ya kaburimbo no mu mihanda y'amakaro. Burya muri Yesu habamo n'imihanda y'amakaro, ariko muri iki gihugu nta hantu uteze kubona bubaka imihanda y'amakaro, ariko muri Yesu n'imihanda y'amakaro ibamo. Mugirire Imana icyizere. Imana mwayitakarije icyizere ngo yanje kubasubiza, mwayitakarije icyizere muri heba, mwayitakarije icyizere muri igunga, mwayitakarije icyizere muva mu byizerwa, mwavuye mu nzu y'Imana, bamwe mwisubira iyo mwaturutse, abandi mwavuze ko Imana itabaho, abandi muravuga ngo iyo uba warakoze ibi ngibi. Mbese mugenda muyitakariza icyizere kubera inzira z'ubuzima bukomeye buryana muri kunyuramo. Nje kukubwira ngo Imana irahari ku bwawe kandi ifite gahunda yo kugutabara. Imana iri maso kugira ngo ikugirire neza. Nje kukubwira nonaha ngo ngera ugirire Imana yacu icyizere, kuko Imana yacu niyo kwizerwa ndetse niyo kwiringirwa. Mu mezi atambutse nahuye n'ikibazo nanjye none ndavuga inti kabisa, ariko burya ikibazo cyazaga Imana ireba. Burya ibibazo byose biza Imana ireba, inama bazikora ireba, baterana Imana ireba, babipanga Imana ireba, bandika impapuro ireba, bagahimba amadosiye Imana iri kubareba, bapanga ukuntu bazakwirukana Imana iri kubareba, badayimoni bagapanga ukuntu bagiye kuguteza indwara Imana iri kubibona, bapanga ukuntu bazaguhombya Imana iri kubyitegereza, bapangira aho bazakunigira Imana ibareba, bagapanga aho bazakurogera Imana ibareba. Ibintu byose babipanga ibareba. Impamvu nuko nta kintu kirajya mu bikorwa mu byo bapanze. Ngiye kukubwira ikimenyetso cy'uko Imana ikureba. Umugabo witwa Pawulo yavuze amagambo meza, yaravuze ngo dukubitwa hasi ariko ntago dupfa. Wararwaye ariko warakize, waratewe ariko waratabawe, warashonje ariko warahaze. Ubu ushaka kumbwira ko imyaka yose umaze ku isi Imana itarakugaburira? Ubu urashaka kumbwira ngo nubwo Imana itabiguha gatatu ku munsi ariko irabiguha, wenda ibiguha gatatu mu cyumweru ariko irabizana? Imana irareba kandi Imana irahari. Girira Imana icyizere, wiyitakariza icyizere. Kandi reka nkubwire, gutakariza Imana icyizere ntago ari Imana ihomba, ahubwo ni wowe uzahomba. Imana ntiteze kubura abayisenga, ntiteze kubura abayisingiza, ntiteze kuyibura abayibanira. Ntago Imana izabura abayubararira n'abayubaha, ntago Imana izabura abayizaho, ntago bishoboka. Burya abantu bagwa ari babiri hakabyuka batanu. Mugirire Imana icyizere. Ibikorwa bya Satani biri gukorwa hirya no hino kugira ngo abantu baciga intege, bacogore, bakure amaso ku Mana. Ariko ni mwige kugirira Imana icyizere, kandi ugirire Imana icyizere gitandukanye n'icyo wizeye umwana w'umuntu. Icyizere ugirira Imana ukigira icyizere cy'umwihariko, kuko Imana niyo kwizerwa. Yaremye isi irema n'ijuru, kandi yitwa Imana ishobora byose. Niyo mpamvu dukwiye kwigirira icyizere. Mwongere mugaruke ku Mana, mwongere muyigirire icyizere, kandi mugire icyizere gifite ubugingo. Kandi ntabwo dukwiye kuyigirira icyizere cy'ibyo itari gukora, ahubwo tugomba kuyigirira icyizere cy'ibyo yakoze, tunizera ko hari n'ibindi izakora. Tugirire Imana icyizere. Ese nutagirira Imana icyizere kandi ari Imana idapfa, uzakigirira nde? Ko abantu babaye babi bahinduka nk'igicu, ko n'abana ubyara hari igihe kigera bakaguhinduka,
ko umuntu agutunga, umuntu umutunga ukamugaburira, ukamwigisha Kigali atahazi, ukamwigisha kujya mu kurangurira Dubai no mu Bushinwa, ukamwigisha gushaka imari no gushora imari, ukamwigisha gukora kampani kaguka ikunguka, hakaba uwa mbere wo kukugambanira no kukugirira. Nutagirira Imana icyizere uzakigirira nde? Imana yacu niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Nahuye n'ikibazo gikomeye, ni ikibazo ariko gifite imbaraga, numva koko kiranyumvishije, si ukukubeshya. Nasenze Imana ngeraho mvuga nti Uwite amagambo yanshiranye. Nashatse ijambo ntaravuga muri iyi si ndaribura. Mbwira Imana ino bikintu ngiye gukora, ngiye kukubaha ngukorere, humura ntago nzakuvaho kuko nanahandi ngiraho kujya. Erega nta yindi Imana ibaho. Iyaba habagaho Imana eshatu twajya dutoroka ya mbere tukigira ku ya kabiri, iya kabiri ya tukajya ku ya gatatu. Hari Imana imwe rukumbi, Imana imwe rukumbi. Imana imaze kubona ko nta jambo mfite ryo kuvuga, nari nsigaranye isengesho. Ndagushimye Mana ko ngiye kuryama undinde, na ndagushimye Mana ko nabyutse undinde. Ibyo kuvuga ngo ndasaba Imana nabishyize ku ruhande, naravuze ngo amagambo yose yo gusaba narayavuze, ntayo nsigaranye. Umunsi naburaga irindi mvuga, haleluya, nibwo Imana ya Isiraheli yantabaye. Burya ndashaka kubwira abantu babwiwe ngo hari telefone y'umugisha, nanjye hari telefone y'umugisha numvise. Haleluya, haleluya, Imana irasubiza. Uzi ko ari igihe Imana igusubiza icyifuzo kimwe kikavamo nka 5. Girira Imana icyizere. Ese muri icyo gihe ugira ngo nta bintu byashakaga ko ntakariza Imana icyizere? Uzi ibintu muri iyi si tubona bikubwira ngo gukomeza kuba umurokore cyane bizatuma udatera imbere? Uzi ibintu tubona muri iyi si bikubwira ngo gukizwa cyane ntibyungura? Uzi biza bikakubwira ngo muri iyi business nutabigenza gutya tuzatera imbere? Uzi bikubwira ngo nutagabanya ibintu by'uburokore ntago uzabaho? Ugira ngo bituma dutakariza Imana icyizere ntibiri mu nzira tunyuramo? Ariko uzagushuka azakubwira yuko kugomera Imana byungura. Ninde se ninde wagomeye Imana wungutse? Mwamusomye he muri Bibiliya? Mwamusomeye he? Byungura he? Nta bantu mwigeze mwumva bitotombeye Mose hanyuma ubutaka bukasama bukabamira? Umuntu witwa Kani ntago mwamwumvise ukuntu Imana yamwishe? Ananiya na Safira, ibintu Imana yabakoreye nta makuru yabyo muzi? Ko umugabo bagiye kumushyingura bagahita bamurenzaho umugore we. Ninde muntu wubahutse Uwiteka akagubwa neza? Mwamusomye mu kihe gitabo? Farawo ntiyashatse kugamika no kugagarika Imana ikamuteza ibyago 10. Ubwo Imana yari itumye umukozi wayo ngo ugende ubamvanire mu Egiputa, akagira ngo ni umuntu wavuze kandi ari umwami. Imana ikamwoshyushya ikavuga ngo ndagukosorera ku nyanja, n'undi munsi ntuzongere kumenyera. Ingabo z'Egiputa zose n'ubutunzi bw'Egiputa bugashirira mu nyanja. Ntago kugomera Imana no gukora ibintu binyuranyije n'ubushake bw'Imana biteza imbere, bizanye n'inyatsi n'igihombo. Ariko twibuke ko Imana yacu ari Imana ifata ubusa bukavamo ikintu gifatika. Ubu bantu basige bafite imyumvire yuko ngo gukizwa cyane, ariko sha uziko nanjye babimbwiye we, nutabigenza gutya mu masharire ntago uzatera imbere. Nubigenza gutyo uzunguka ibi miliyoni, nubigenza gutyo uzunguka ibi ngibi. Hanyuma gutagakiza birunguka mbese. Ngewe ijambo nasomye rya nyiri ijambo ryambwiye yuko kugendana n'agakiza ari byo biteza imbere. Agakiza se ko ntagahawe ejo bundi mwana wa mama? Agakiza ko nkamaranye imyaka myinshi, ko maze imyaka 20 mpamagariye Imana, ubu koko nabanzi ko kanjijisha nkaba nkikarimo? Ndashaka kubwira abantu ngo nimwongere mugirire Imana icyizere.
ubu Satani ibikorwa bye yarabyubatse, yafunguye za kampani nyinshi, yazanye ibikorwa byinshi, abantu bari kwiyambura ishusho y'agakiza no gukizwa bakambara ibindi bintu, ngo nimushyiramo utuzi muzunguka, nimushyiramo udufu muzunguka, nimunyereza imisoro muzunguka, umunzani nimukata muzunguka, ibintu byose Satani avuga ngo mumenemo utuzi kugira ngo mwunguke, nimunyuriza panya muzunguka. Reka mbabwire barokore, nimushaka mwirinde, ugirire Imana icyizere mu byo ukora byose, nutungurwa n'amanyanga. Nushaka kungurwa n'amanyanga, umunsi bakwambitse ipingu bakagukatira, ntuzavuge ngo shitani yagusabye. Umunsi amanyanga yakugarutse, Rwanda Revenue ikakwaka ibifaranga ikageza ubwo iteza inzu yawe, ntuzavuge ngo abazimu baraguhagurukiye. Ntago dukwiye gutungwa n'amafuti, ntidukwiye gutungwa n'amanyanga, ntidukwiye gutungwa n'ibibi. Muze tugirire Imana icyizere, aho turi hose izarambura ukuboko kwayo, izaduha umugisha mu byo tugerageza gukora. Tugirire Imana icyizere. Abavuye mu masezerano mugaruke, abaretse gukorera Imana ni mugaruke, abavuze ko noneho shitani yazanye izindi mvugo ngo ibintu by'agakiza ngo ni abazungu babizanye. Ariko abazungu mva rwose mbabwire, nimba mu bintu abazungu bazanye muri Afurika nyamvuga mujya muvuga bibi, nimba ari nabo batuzaniye agakiza nimwubahwa aho muri. Ngo ibi bintu ngo ni ibintu abazungu ngo bazanye ngo byo kujijisha abirabura ngo kugira ngo badakora bajye basenga. Mwabantu mwe, nimba ibintu byo gukizwa ari abazungu babizanye, nicyo kintu cya mbere baba barazanye kiza muri Afurika. Imana izakomeze nabahembe, ni nayo mpamvu bura bakomeza no gukira nubwo ari abanyabyaha. Hanyuma njye nindi kwavuga ngo nimuze tugirire Imana icyizere kugira ngo Imana twubakire ubuzima burimo icyizere, iterambere ririmo icyizere, ubuzima burimo icyizere, ubugingo burimo icyizere, gukorera Imana birimo icyizere. Hanyuma Imana nibahe umugisha. Ni iyi message narimbazaniye, kugirira Imana icyizere. Imana ni inyangamugayo, Imana ni imfura. Aho mwahuriye aho mwasezeraniye niho muhurira. Ngewe Imana namenyanye nayo muri 2002. Mbabwije ukuri, Imana ntiyigeze imbeshya, ntabwo Imana ibeshya. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabeshya. Iyi kubwiye ngo isoni ntizizagukora, ntabwo zigukora. Iyi kubwiye ngo nzakurwanirira, irabigukorera. Iyi kubwiye ngo nzagutabara bikomeye, irabigukorera. Iyi kubwiye ngo nkujishe ku mugongo wanjye sinzakujishura, ibyo ni ukuri. Mureke mbabwire, uyu mugongo w'Imana imyaka nkuryamyemo, haleluya, imyaka ndyamye muri uyu mugongo w'Imana, n'ibintu byashatse kumpubuzamo ngo binyice, iyo mba ntari mageragere, ubu ngubu mba ndi rusororo cyangwa mba ngendera mu kagare. Ariko turashimira Imana, Imana ni inyangamugayo. Ndashoje rero, ndashoje. Imana ibaho umugisha, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share, comment. Nama n'ibitekerezo byanyu birakenewe kandi ndabakunda. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto, cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere, neza iruhande rwa Equity Bank, aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto, cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere, neza iruhande rwa Equity Bank, aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu.
urifuza kwambara neza, urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane